izi ngabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC bakomeje kubaho mu gahinda kenshi, baraswa na wazarendo, ngira ngo ibyo byose mwabibonye. Abenshi muzabona nk'abawuvira hirya yaho gatoya, uzagiye gusanga amaduba atahageza, ariko babarimbaguye ari bande, ari abenegihugu babarimbagura, cyangwa se izo ntera hamwe, donc bose basubiranamo. ni inzuki, cyangwa se yes, ni inzuki zitagira umwami, bose buri muntu anyura ukwe. Donc management yabo iragoye, ntabwo bashobora kurwana ngo bagerageze kujya imbere y'intare. Gute se? Kandi ntare za Sarambwe zo zifite umuntu uziyoboye n'amadubu. Ugiye hariya rwose usanga General Sematama ari aho ngaho araziyoboye, n'abandi bayobozi bari aho ngaho, arababwira ati mukora iki, bakahita bagikora. Naho abandi baravuga ati mukora iki, ati nawe gikore. Nose urumva abo bantu barwana? Bo bafite gusigana ukwabo, bafite kugira ute, bararasana, bararyana. Ya nuko nguko nge nakubwira, ngira ngo wabibonye nkuko nakubwiye, wabonye mu major umu FARDC wishwe na wazarendo. Ayo ni amakuru utabona ahandi, urumva. Ariko dano nabonye na ntuza nawe yarayafite, uwo bita Sugira Mireye nawe yari yayashatse, yanamupostinze uwo mu major, kandi wabona ari uwo muri community yacu, urumva. Ya sinzi niba hari undi wafata mike hanyuma tukaganira tukavuga actualite. Ambasada, mwanashaka topic dushiraho amakuru, ndumva twari dufite twayabahaye. Nimba nta bandi bafite ayandi, twashaka topic we na padiri mufite akanya mushake na topic tuze kuyivugaho, kuko buriya bari sawa iyo umuntu azamuka aje kuvuga kuri topic biza bitanga umurongo. N'amakuru twabahaye nayo ngayo, yabaye murara nayo ngayo. Niba hariho n'abafite ayandi nabo bayazane, nimba ntayo. Ariko uziko nabaye ko hoste y'umuntu utankurikira andi makuru, ariko ngo ntuzango ya declare ko ari we nguru ube president w'inzibacyuho. inde Ntuzafayura ye ngibyo no kubeshya araba president se. ya declare ngo ibintu byose ngo bari gukora ngo bamenye ko ari we ngo president w'inzibacyuho. Ubundi moto ubundi bazavuga ngo ibintu byose harya ngo turabyemerewe byose, ariko ngo siko byose bidufitiye akamaro. Natwe rero amakuru turayafite, n'icyo kintu dufite, ariko hari ayo tudakeneye kuvuga, hari ayo tutemerewe kuvuga. Ariko icyo nababwira ni uko ibintu bihagaze neza, mugiye kubona ibintu byinshi byiza biri bucogoze ibigarasha, biri bucogoza akagara. Kandi bazavuga ngo uje gusema neza uzabanza bariya gasubira inyuma. Ubu ngubu murabona ko AFC iratuje, abantu barimo kwibaza ariko ntizagutangaza n'izo ngizo Sukana ngayo yaravuze Gisegeti aturumbutse. Sinzi ko abantu bumva ijambo guturumbuka, buriya niryo ryumvikana neza kurusha gusohoka muri office. Ushobora guturumbuka vuba vuba, buriya gusohoka n'igihe usohoka nyine wenda ugasohoka mu buryo bworoheje, ariko guturumbuka n'ukuvumbuka, ugasohoka vuba na bwangu. So Gisegeti ashobora kuva muri office isaha iyo ariyo yose, yayivamo neza yayivamo nabi, ariko mwumve ko ibintu bimeze neza kandi nta gusubira inyuma, ahubwo tunasonga mbere. Sukana ngaye waheza ikampiko, ariko muze gushaka topic biravuze. Nyine turi kuganira, keretse nimba bitemewe ndi kuvanga, ariko mu wenda abandi bataragira wowe uko ubibona iya byose. Hari ikintu ndi kwibaza, ibintu nibiramuka bigenze neza, kugenda neza mvuga ngo nuvuga ngo no igihe bazaba bumvikanye bose. Kurumva ubu ngubu byabaye ntabwo bikiri ikibazo, ubu ni ngira ngo ni nk'ikibazo cy'abantu ubwo
batatu bane. Ni ikibazo cy'u Rwanda na Congo, Congo na AFC, Congo n'abawopoza. Bakavuga ko Nanga akavuga ko uko bigomba kugenda kugira ngo bigende neza ni uko hagomba kubaho inzibacyuho. Abawopoza nabo bakavuga bati ni uko hagomba kubaho inzibacyuho. Biramutse bigenze gutya, hari itegeko nshinga rya Congo riteganya muri bino bintu ku buryo iyo nzibacyuho yayoborwa nande? Ni umuntu ubundi mu itegeko nshinga ukuntu rivuga iyo perezida atariho, hari ukuntu baba bivuga wenda mu bihugu bindi bitandukanye bishobora kuba bitandukanye, ko wenda ashobora kuba ari nka perezida w'urukiko rw'ikirenga cyangwa se premier ministre cyangwa se vice perezida wenda gutya. Itegeko rya Congo, itegeko rya Congo rivuga ko perezida aramutse apfuye cyangwa atariho umukuru wa sena ngira ngo, ariko kuri ino kese ntabwo yapfuye. Urumva iyi kese ni ukuvuga ngo ubundi niba kuvuga asona ngira ngo wenda UPDF ariko se nyine wa mugani buri ya shyaka rya nanjye nicyo naringiye kuba se kuriya ntiyapfuye nubwo ntabwo yapfuye. aramutse agiye ameze nk'uwapfuye kuko ntabwo abahana. buriya n'ibizaza bigera kuri perezida mugendagaho. Ntabwo yapfuye, ariho kandi nawe ari mu biganiro. Ariho se ubundi dufite perezida utamubwira perezida wa Congo yose arahari. Cyokora dufite perezida nka Nanga, twebwe reka umuvandimwe asoza ikibazo ciwe. Reka asoza ikibazo ciwe noneho. Ntabwo ari bya ambasada ari kuvuga, njye ndi kuvuga ibintu biri puratike. Ni ukuvuga ngo imishyikirano irabaye, barabyumvikanye. Mu byo bumvikanye ko hagomba kubaho etat de transition. Iyo etat ugomba kuyiyobora bizaba biteganywa n'itegeko nshinga cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo muri biriya bihanga birimo hariya by'ubwabyo ngenda bitekereza, akaba yewe nyine tuzete se barabishaka, ariko se muri uko kubishaka ni bazashyiraho komisiyo bayitoreremo. Nimba hari umuntu wenda ufite igitekerezo ushobora kuba nabitekereza, ashobora kumbwira inzira buriya uko bigaragara. Amasezerano ashobora gusinywa hagati y'abo bantu bose uko bavuga. Ubwo wenda dizoke ntuza nawe yemeye imishyikirano, ntuza Kisekedi, ubwo byazagenda gute? Nimba hari umuntu ufite igitekerezo wumva yagira ikintu atubwira. nicyo njye nari ngiye kuvuga. Igihe perezida avuyeho, tuvuge bitunguranye cyangwa se nk'ubu ngubu aramutse avuye, kuko ntabwo ari uzateganya uwashyiraho. Niyo mpamvu navuze ngo aramutse apfuye. Bimuhuye rero nk'uko aramutse apfuye, perezida wa sena niwe ugomba kuba perezida. Ariko icyo tuzi cyo kandi tunahamya tutanashidikanya ni uko iriya guverinoma Gisegeti yayishyizemo bene wabo ku buryo nta muntu n'umwe ushobora tudashobora kubyemera. Yaba ari opposition ntabwo ishobora kubyemera. Anariyo mpamvu Martin Fayulu yidekaraye akavuga ngo njyewe mumenye ko nzaba perezida. Urumva, kuko government ya Gisegeti ntawe ushobora kuyizera. Urumva, nta n'umwe ushobora kuyizera. Yaragiye afata abadepite cyangwa se afatana muri ntuza muri government ayishyiramo bene wabo bose, arangije IDPS ayigira benshi. Urumva, aba majorite nubwo nyine aba ariko biba bimeze nk'ishyaka riri ku butegetsi, ariko still ntabwo bashobora kwizera government ihari. Icyo bavuga rero ni ukumubwira akavaho, yamara kuvaho bagashyiraho undi. Martin Fayulu akavuga ati nzaba we. Muri noro cyangwa se hariya bakavuga bati rwose twebwe turasabwa gusenya government ndetse tukanasenya n'igisirikare ye, basabwa kuzagisenya bagashaka ikindi gishyashya. Byumvikane ko rero mu by'ukuri
haracyari ibintu byinshi cyane bisabwa gukorwa kugira ngo aba bantu Kongo yongere iyoborwe. Mwarabibonye ko Olusegun Obasanjo yaramusabye ngo usabwa kuva ku buyobozi, wamara kubuvaho noneho igihugu kikongera kikabacyo. Nkibaza mubona ibiganiro hari icyo bizaba bikimaze, cyangwa se tuvuge aramutse Gisegeti ari gukora impamvu itumye ishyiraho iyi topic tunayikomerezeho. Murabona mu by'ukuri Gisegeti yashatse kugirana deal na Amerika, ariko ari gusabwa kuvaho. Naramuka avuyeho Amerika izaba isigaye he? Izaba isigaye ko bafite imbaraga, abafite imbaraga rero mubamenye. Anariyo mpamvu itigeze na rimwe ivuga ko M23 igomba kuvaho iri. Urumva ko barabizi ko Gisegeti ejo bundi ashobora kuvaho, yavaho hagasigaraho iyo government iyiheze, AFC M23 basigaraho bagakomezanya amadiru. Muri Noro ngira ngo murabizi ari amabuye y'agaciro zisarwaye n'ahandi hose. Ibyo byose Gisegeti agomba kubigira amadiru, ariko abene igihugu bakabona umusaruro wayo. Urumva donc ni igihugu cya Kongo, ariko niba nkuko hari wabivuze, twebwe twabonye igihugu rwose, ni Padiri wabivuze, twabonye igihugu uko byagenda kose. Ntabwo tuzigera na rimwe twongera kuvuga ngo gusubira inyuma ibiki, ahubwo iwacu twarahabonye. Tujye ku abafite investment, tujye gukora investment, turangiza twikomereze nyine imishinga yacu nk'ibisanzwe. Murakoze. Twakomeza noneho Ikampiko, menya ari wari ukurikiyeho. Ikampiko. Yes, murakoze. Murambabara telefone yanjye nayihinduye mu Espanyol. Ubu amazina ari kuyaza mu Espanyol n'ibiki byose, ubwo buriya ntabwo nabamenye. Urakoze, wakomeza. Yes, twe turacyarimo kubona mpamba turabashimiye n'aba hoste bawe n'abakohoste nako Mujabo n'abandi. Mujabo ndamukunda cyane, aza hostinga ibintu. Iyo yabaye hoste nawe ni kimwe, ndabishima cyane. Mujabo iyo yabaye hoste ahantu numva nishimiye kuja mu nkozo, kuko hari uburyo nyine usanga umuntu usa n'uri kumwumva uburyo ya hostinze ibiganiro. Iz'amakuru zo babivuze, ariko icyo tugomba gufata nuko ubu nyine amakuru dufite si nkarya yo muri cyage kuvuga ngo wenda muri Noro zagenze gutya, ariko ni kimwe kubu nyine za Condo, Burenyi, za Kiringutwa, niba ari Kiringutwa ko hitwa nyine nuko hose ubu nyine intare za Sarangwe cyangwa se Revolution, Amadugu bose bari hamwe barahafite. Aho ni muri Sud Kivu, ni hamwe muri Sud Kivu. Twerekanye muri Nord Kivu. Nord Kivu yo iri safe cyane ku buryo Adui amaze kumwigiza heriya ho bamufite mu buryo bwiza cyane, ku buryo hari mwumva ngo za Munyasenga hari mwabonye za Mayitsi zari ziri ku kiyaga zimeze nk'amakayabu baparitse. Undi yamaze gukata amakayabu baparika ku misenyi kugira ngo bakayasiga umunyu bakayanika. Hari ari Munyasenga zatariha za Kamande Jite, Kamande la ni hari ni inzira iyo ku kiyaga cya Lac Edouard hasi cyane, ariko buriya umuntu ashaka kuhereza geography neza ni ukuvuga ngo ni hasi ya za Kayina, aho mwarimu mwumva ngo za Kayina ngo za Kirumba nepfo mu buryo. Iyo ufashe uwo muhanda uva Goma uje Butembo cyangwa se Beni ugera za Kisangani, uza ugenda kunyina ukanyura muri iriya mihana
Kanyabayonga, Kayina, Kirumba, za Rimbongo. Iyo rero uminutse hepfo mu misozi hepfo iburyo, uminura ukuboko kwawe kuja hepfo, ni imisozi miremire nayo imeze nka kuriya kwa za Gafinda, ukama wikira kuri lake hakuriya wova iwacu kuri Tanganyika cyangwa uri hejuru za Gafinda, ukaba umanukira Uvira. Noneho umuhanda ukuntu umeze ni nk'uriya muhanda uva Fizi, uva na Uvira uja Fizi, niko bimeze. Hariya za Nyasenge rero niko bimeze nka kuri ubona umuhanda unyura neza kuri lake Edouard. Naho niho bari kubwira. Aho rero uko hameze ni umuhanda, nako si n'umuhanda, eho ni ahantu nyine bakorera nyine ibintu za peshe cyane zo kuroba. Hakurya yaho iyo ikiyaga kigiye winjira muri Uganda, iyo ukomeje n'ubundi ugenda imisozi yo hejuru, ugenda ugana za Butembo. Ni ukuvuga ngo bagiye basafisha, bamwe bari mu muhanda hejuru, abandi bagiye basafisha hasi kugira ngo bazinjire muri Butembo neza. Urumva bamwe bari hejuru za Mambasa, hejuru ku muhanda ni Mambasa niho abacu bahagarariye. Hepfo hasi bageze Nyasenge kuri lake. Ni ukuvuga ngo barahanaguye ubucafu bwose, kiriya kirere cyose kirahanaguye. Ubundi cyane twaba twumva ngo za Kanyabonga zafashwe, za Tariha zafashwe, nako za Kirumba zafashwe, za Rimbongo zafashwe, turi kumva ngo bafashwe. Hariya hasi kuri lake hariya harasigaye, kugira ngo abantu bazumve neza. Ubu nyine niho basukuye rero, bagiye basukura uriya mwanda wose bari barasize iburyo, ariko hasi mu misozi niho bamwe bari barahungiye, abo barasiraga za Kanyabayonga baraminukaga bakajege epfo mu misozi. Niko hameze, uhazi arahita yumva, mbese iyo ndi kuvuga karahita habona, mbese ni mu misozi. Iyo umanutse za Kirumba, za Kayina, za Kanyabayonga, umanukira epfo mu misozi mu buryo uja kuri lake Edouard, bakajige epfo muri iriya mihana rero iri kuri lake. Nuko niyo bahanaguye rero, ariko rero ko baragenda n'ubundi bagana, kuko ubundi iyo uzamutse aho ngaho uzareba aho bita za CNN, wihire neza, utambutse za Kipese wihire neza mu marembo ya Butembo. Abanyuze mu muhanda bazaba bari mu muhanda nyine winjira mu Butembo, abanyuze po nabo kuri lake nabo bazaba bari guhanagura, bazaze guhurira noneho muri Butembo neza, bose bahurire hamwe. Nuko niko bagomba guhanagura aduye ari hose, nkaho ariyo strategy mbona bari gukora. Rero amakuru y'uyu munsi niko bari gukora, kandi murabizi sinayo y'uyu munsi murabizi. Naho hari ibintu nshobora kugarukaho na za mbese byibu cyane za Uvira, bigize igihe kirekire abantu babibwiraho, bigatuma n'izi Nyakagara zikomeza kuvuga ko kwa kundi nyine bateye bose karakoreshwa amapepu ubundi, cyangwa se byo nkamagereranya nk'imibu. Urabona umubu ushobora kwinjira muri musitikeri ukiryamira, umubu ukomeza ukaduhira, ariko ntukubuze gusinzira, kubera kuko uzi kuko wifitiye inzitiramubu ukiryamira, ariko umubu ukomeza ukaduhira mu matwi. Izi Nyakagara rero niko zimeze, ni abantu gusa badufire, cyangwa se ni n'amapepu gusa ashobora kuza akavuga ibyo bavuga, nka kuriya bavuze abantu bundi. Gusa iyo mureba ubu nyine Uvira bari kuvuga, n'ibyo namwe muri kwibwira, nsuri inyuma murebe ngo ni ukuvuga ngo ibyo bari kuvuga ubu nyine ndakuba kundi bavuga ngo usegoma
ko muhora muzunguruka za Masisi za hehe za Gicanga hehe za Karubaza ugomba kubereka imbuto yifata aha sake kubereka imbuto yifata nuko niko bateye niko bavuga niko kwabo ariko rero tujye kwibagiza sisiteme ya revolution n'ingabo zacu uburyo zirwana gutsinda ahantu kutarasa ahantu si ukuvuga ko baba bananiwe ibyo turabyemezanya nta na kimwe tutazi icyo bashaka iyo bavuze ngo bagiye gukora offensive barahagurutse bagiye kurasa ahantu nta hantu baba bananiwe nta n'uwo bahagarara imbere muri biranga muri kubona hariya ziri bujurire ni ukuri turabyemezanya nta n'uwo bahagarara imbere habe n'umwe dore ikintu bakoraho hari igihe bareba sindi muri kwimizi zabo cyangwa se hedikota zabo simbizi ariko nanone aparitire y'izo twagiye tubona bagiye bakora urahita wiyumvisa impamvu badashobora kurasa leta cyangwa impamvu bashobora gutinda ndashobora kubivuga mu bitekerezo byanjye hariya hamaze kuzuraho abazarendo batagira uko bangana hari FARDC itagira uko ingana bameze nka kura kwa Goma bazari bimeze kubera ko bizaba mbere y'uko barasagura muzi impfu zabaye Goma ko zari zingana muri kureba hariya bonyine batangiye kurasana okay nta na rimwe M23 cyangwa se Revolution Amadou twirwaniho baravuga ngo bagiye gukora offensive bagiye kurwana n'ingabo ziri hariya muri Uvira ngo bare kuse cyangwa se bakore operation kurasa Uvira nta na rimwe ni twebwe tuba tubibyibwira tubitekereza tukibwira kuko niba abazarinde bacu bakarasa cyangwa bakagerageza tukagira ngo none habayeho operation iriya si operation no bakoze operation ya Bukavu barayifata ngo bamare gukora Bukavu bakora operation yo gufata Kamanyola pe etre barahagara niyo gusa ubu nyine barahagaze nta nubwo barakora nta nubwo barongera gupanga operation yo kurasa yewe habe na za hariya imbere ya Kamanyola ni usibye Gatogota nyine aho bahagarariye cyane hamwe icyo bakora ubu nyine icyo bari gukora babaye no kwakundi kwa twirwaneho iri hariya gusa ishobora kurasa abiri yaje kamurasa ariko baba bafite impamvu bavuze ngo okay nibaza twaraze gike hari impamvu ni nk'iyo bari bafite batararasa Goma cyangwa se batararasa Sake abantu benshi bari bazi kuko badashobora gufata Sake badashobora gufata Goma zavuzwe kenshi havuzwe benshi habaye amanalize menshi gusa mwategerezaga ko biriya bihumbi bizafatwa none se ni gute mutagomba gutekana hariya Uvira kunanirwa kuhafata ahubwo ni muri edikota zaba amanama bafite ibikutano bazi ko bakora bafite n'impamvu kandi impamvu babikora ni impamvu nziza twebwe nk'abantu kubera ko dufite inyota twumva ko bagize gutya tugatekereza ko ari byo byiza rimwe na rimwe dushobora kwibesha kuko dushobora guhubuka tugakurira kwa gisegeta za mahubuka tukavuga ibintu kuko natwe twobivuga swate nizo mpamvu ariko suko bananiwe nta nubwo barakora operation ibyo byo muzabyi mubimenye kuko tubaranakora na operation kuvuga ngo dupangiye Uvira tugikurasa Uvira icyo cyo ndakizi mbaze ngo se ukize mu buhe buryo urinde muri ibi bintu ndabizi kuko nta operation n'imwe irapangwa kurasa Uvira nta n'imwe umunsi yapanze bamwe babiza bababwira ngo uyu munsi harapanzwe kandi bivuga ihari nzakubwira ngo uyu munsi Uvira iminsi mike irafata
ko nzabimenya nibura se imana imbabarire imana imbabarire kuba mvuze gutyo ariko nzabimenya ndabizi ko nzabimenya gusa ikintu ushaka kuvuga nuko nta ikampiko telefone kampiko biriya bice twirwaneho M23 igezemo hafi ya Uvira urabizi oya hari ahantu simpazi cyane sinahakoreye sinahazi cyane navuye nanjye ndi gushuka gusa hanyuma warabaye iwacu hari ariko sinomenya pe umuntu uzi uhadetaye cyane ni Michael uzi uhamenya Michael ashobora kuba hazi none se ku bwawe urabona ibiganiro hari icyo bimaze ibiganiro umva ukore na deliberation ushyiremo n'akadeliberation gatoya cyangwa se ushyiremo nini urabona hari icyo bishobora kutugezaho ibiganiro bya Doha na bino bya Amerika urabona hari icyo bishobora kutugezaho ibiganiro ni ibintu biri ngombwa cyane mu buryo bwa politike kuko bigomba kubaho bitabayeho bizosa nkaho isi itazi ikibazo kiri kubera hariya kandi kizwi ariko bino biganiro ntibizatuma habe n'ikintu na kimwe kidakorwa kuko reka mbareke ibiganiro ukuntu biri gukorwa ibiganiro ubu nyine hari nk'ibiganiro za Washington hano ibiganiro za hano byo ni iby'u Rwanda na Amerika na Amerika ari umuhuza na Congo izabo bari kuvuga birabareba iza Doha nizo wenda M23 ishobora guparticipamo usibye kuko FNDF n'iza hano Washington nazo biri kugenda biganisha aho M23 nayo izaparticipa hano hari abantu batabizi ariko niko bizagenda ariko ibyo byose nta na kimwe biri gukora kuko reka mwereke ukuntu bari kugira ni ibintu bizatwara imyaka ku buryo bishobora kugera igihe Kisekedi batamwongereye manda ibi biganiro kureba zatangiye bishobora kuzageza Kisekedi kuri manda yiwe akava ku butegetsi ibi biganiro bitaragera kuri solution y'ibibazo ngo babikemure uretse ko ibi biganiro by'u Rwanda na Congo ariko bakamumana ni Doha kandi Doha naho turumva Kisekedi amanuka kuba ataramanuka rero turacyamufite ni ukuvuga ngo ikindi cya kabiri nkwereka yes utaramba ngo Doha ariko ngo bamutegetse kugira abantuza bose abantu ba AFC bose no kuba ngo nimba ari ngo inteko ishinga amategeko igomba ngo gutangaza imbabazi ku bantu bafitanye ku bantu sinzi ukuntu ngo bagomba nimba ayo makuru mwayumviseho urabona icya mbere ikintu gikomeye AFC yasoze muri Doha yasoze segetse kuvuga ngo agomba kuva ku buyobozi kandi icyo ni ikintu gikomeye nawe ntiwuzemera bamusaba n'ibindi biriya byose bamusabye mwarabisoma biriya rero bivuze iki ni ukuvuga ngo biriya ubirebye ni ibintu bizatinda none se ubu ni ibiganiro biriho ariko hantu intambara zirahari hantu korarwana hantu korakora ibikorwa remezo zabo Kinshasa bakora kuri zabo niho ukivu natwe revolution kirakora imihanda yazasaga naye nuko niko biri kugenda mwebwe mubifate nk'ibintu biri akuru mu buryo bigiye gutanga resulta nziza kugera kuri soko kuri rengo ishakishwa cyangwa twashakaga
bizaza kwikora mu buryo abantu batazi, abantu bategereje ibiganiro, abantu bategereje ibindi, kuko hari ikintu iyo Kagame ategereje cyangwa se aba ba pro cyangwa pro idepese batekereza, bari mu gutekereza ngo none M23 cyangwa se revolution tuyivuge muri rusange, ndetse ya revolution cyane ngo nguzaza kandi Uganda nguzahunga cyangwa ubazaje muri sabye ko abundi bava ngo bazaje muri Katonene. Ibyo ni ibintu bitakiriho. Ubu nyine Amerika nabivuga iyo ishobora no kubivuga, ubu nyine Amerika ntivuga kuko bagomba kuva mu bice bafashe, no ntibabivuga. Ubu nyine baracyari mu bavuga ibindi. Amerika icyo iri gukora kirashaka gusa ngo musekirize koreshe. Hari ikintu abantu batamenye, ni ukuvuga ngo Sekedi yatsinzwe mu bintu bibiri. Sekedi yatsinzwe ubundi yari ashaka kuko Amerika ayiha ubutunzi bwose ishaka, hanyuma imuhe medevre imbunde, bazana abasirikare babo barasa revolution, ingabo za revolution. Amerika yaramubwira ati no, ibi bikunda kuko yatangiye kuri EAC biranga, aja kuri Sadeke biranga, Barundi barabona ko bitari gukunda, noneho aja aravuga ati ndabaheza izo mushaka, mumpe gusa ingabo zanyu kuko ndabizi kuko muri grande puissance muze mupurireho kino kintu. Baravuga ati no, twebwe turabijyana mu buryo bwa diplomasi, turabikora muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo uriya yabaye desi na reponse Amerika y'umuhari. Haje umuntu wa mbere araza muri Amerika, ni abakorofi cyane, abazungu n'abakorofi batangiye. Umuntu wa mbere yaje aratata, anyura muri Congo, anyura mu Rwanda, ngo amare kugenda igisubizo yatanze cyari kibi cyane ku ruhande rwa Gisegeti. Yaravuze ati nubwo abo mu Rwanda rufasha AS cyangwa yemeze, nubwo bava AFC yonyine yokora ivyo ugomba gukora kuko nta ngabo ziri muri Congo, n'abantu mwarabivyumvise. Haza uyu nguyu wa kabiri, batumye ya kabiri, intumwa ya kabiri, bazamira nk'abakunze byanditse dusoma muri Bibiliya ngo batumye intumwa ya mbere, uwa kabiri ngaze nawe avuga ukwiwe, noneho baravuga ati okay, abasigaye tugiye kuredija lettre, bombi barayisinya kandi barayisinya batayanditse. Nicyo gihe baba basinyiye biriya bintu Doha, bari abagabo basinye EAC y'abana ko revolution yacu yaba leta y'Isegeti, bose basinye ibintu bazemeza, nta n'umwe bazanye barazemeza. Hariya uri kureba leta ya Kigali na leta ya Kinshasa ko barabemeza gusa ibintu. Icyo bashaka ni iki? Bo Amerika icyo ishaka aha turi ni abakorofi, ko barashaka gusa ngo bakore commerce, kubera kuko yabemereye Sekedi bakore commerce mu buryo burimo security gusa, nta kindi. Na icyo badashobora gukora ntibakura AFC hari tibishoboka. Ibyo zo tibirimo, tizananditswe, tibanabivuze, sizo ko batanabikora ubu nyine zarabandi. Erega nimushake mutuze cyagira uzongera kugira ubwoba ngo AFC ngo yosubira inyuma ngo yoza, izo ngizo muzabishire, muzavuga ngo nakahise katazongera kuba, kandi babije ukuri nta kintu kizongera kuba. Ubu nyine hagiye kuzabaho ibindi tutazi dutegereza, ariko biri mu AFC, ariko ko turanabibona. Mushake ibyo mutegereza mutekereza nizo bigiye kuba. Nuko rero politike ni ikintu kiza gisa n'uburyarya no kubeshana no kuryajyana, nizo Amerika iri gukora, ariko ntabwo izakora AFC hariya
ubu nyine ko baragenda biyadera n'amabanki y'ibihugu byinshi urabizi kuko Kinshasa yagiye bafungira ibintu by'amabanki ariko kubera ko ari amabanki ari kugenda abahereza connection kubera ko batayafungira Amerika niba ishaka gufungira yose niba ishaka kurandura yose kubera ko ibikora uzi ko ubu nyine ibintu ubu nyine AFC ahubwo kiragenda igira leta yabo yayo mu buryo abantu batari kumenya kegenda ikora ibintu zayo kandi bitewe na leta ya Kinshasa ariko abantu ntibabimenye niba ubu nyine ifite connection y'amabanki y'ahandi Kinshasa idafite yayifungiye iyari muzamutekereza iki aha ngaha ejo bundi isohoye mone yayo igatangira igasohora logo yayo ikavuga ati aha ngaha uyu munsi biriwe muri security y'ahantu bakontorora buri muntu waba wese abwiye ubu nyine ko bakora imihanda so mugatekereza ko bimeze gute iware kare igihe bari bahafashe ikintu cyose cyabaye gusa Canada yaravuze ati muturekere ibintu zacoke sawa turabiretse kuko nabo barashobora kuvuga ati duhangana na Canada kuko yes tubihore n'ubundi duhangana na Canada kiya export hanyuma muzamutekereze ntabwo politiki ukuntu iteye turi abapolitise cyane ariko politiki zo kirengano cyane bakabifata nk'ibintu byoroshe ariko politiki buriya tekereza kuko abo isobanukirwa neza ntibuza bakomeza kubona nk'izi nyakagaruko zivuga tuzararangiye so ndi gusa nkaho ndi kuvuga mutari kunyumva sinzi ko muri kuntegera turakumva cyane turakumva ikampiko n'abandi bavuga rero amadubu jamba n'ijya hadi urahari ariko genda hozeho gato ndaje mu kanya ariko Madubu yakomerezaho ya ikampiko ndanamusuhuje cyane sinzi mba muri kuntu ndi kubona network yanje iri kwisheganya turakumva cyane yego ndagusuhuje mwana wacu ndakubona nubwo wahedutse Amadubu izina ryawe nyine nk'Amadubu ariko ndakumva izina ryawe ndarizi ni Amadubu yo mugatanga ntugire ikibazo ntabizi cyane twarakuranye nari ngusubije cyane wavuze ibintu kandi wabivuze byose urasa n'ubivuye imuzi wavuze parikuru ndende watubwiye naho tutaziho muri noru turabizi ko babaye muri biriya biciro bimetiriza cyane naho ibyo muri side abenshi turahazi usibye ko n'ibyaho biri ku mugaragaro nka biriya nyine biri kubera Uvira yo ni nkaho yavuyemo ni nka kurya ko kurwaza umuntu urembye kwa muganga bakagusezerera bakakubwira ngo ugenda ujane mu rugo uje gutegereza umunsi ariko ibyo twakagombye gukora nk'abaganga twarabikoze nta gisigaye nta handi waba ukimujanye byararangiye ahasigaye genda utware umuntu wawe utegerereze mu rugo Uvira nayo niko imeze yonyine irimo kwikurayo nako irimo kwikuramo urebye yari agatogota na Uvira ni ahantu h'isaha ngo n'igice ku modokari ni hafi cyane kandi iminsi bamaze hariya si uko bananiwe kuhagera ariko nyine bafite ibyo bapanga naho ku bijyanye n'ibi ngibi uri kuvuga bya diplomasi n'ibindi bya Amerika mu kuri guhari Amerika izi ikibazo cy'akarengane k'abatutsi izi ikibazo cy'akarengane k'abantu bavuga ikinyarwanda izi ikibazo noneho gishasha
c'abaswahili. Ubu nyine abavuga igiswahili nubwo kitaraba giramplere nk'ic'abatutsi, ariko nabo bafite ikibazo. Twarabibonye i Kinshasa aho bafata umuntu ngo nuko avuga igiswahili bakamufunga bakabamukubita cyane n'ayare maudio ya nyina wa Kisegeti. Ntabwo twabifata gutya gusa ngo ni ibintu ngo twofata minenegwe, ni ibintu bihari. Abantu bavuga ngo M23 ngo baraje ngo babasubize inyuma ngo ibiki ngo niki vya RCD ngo niki vya FDL ngo ni vya bindi ngo twavuze ngo sibwo bwa mbere mufashe hariya ngo n'ubu nyine ngo ibiki n'ibiki. Mwibuke ko batangiye bavuga ngo Sadek iraje kandi niyo yirukanye M23, nayo yaje izi ko igiye gukora ibyo yakoze, ariko ibyo yabonye sibyo yari yiteguye. N'aba ngaba nabo bavuga biriya 2025 na 98 ziratandukanye na za 2004 za 2009 za 2012 biratandukanye. Ibihe byarahindutse, nta mpamvu y'ubwoba twakagombye kubwira. Pesire aracyari umutekano mukeya, umutekano nturagaruka, naho bagomba kugera no kugarukira ntibarahagera, ariko mu bigaragara administration iri gukorwa hariya hari ico ivuga. Kuko Jimmy yavuze ngo ivyo dutekereza birashobora kuba ari byo, naje ndashobora kwemeza ko ari byo. Ivyo dutekereza cyangwa se ivyo twifuza nibyo, gusa umunsi nturagera ngo ibintu bije mu bikorwa. Gusa icyo tugomba gukora, tugomba gukomeza gushigikira koze, tugomba gukora rwose. Abatanga amafaranga bakayatanga, abatabara bagatabara, abafasha batabaye bakabafasha, abavugira koze bakayivugira. Ariko rwose ntitugomba gutinya, ntitugomba kuja mu kinjiro, ntitugomba gukangwa n'imborogezi nk'uko baza bavuga. Nta kintu na kimwe twakwikanga. Nabonye hari urubuga rumwe tubaho, hari umugabo n'umu-intellectuel ariko ni umunyakagara, natekereje ko nashobora kuba yaravuganye n'abari abanyakagara bene wabo. Bari abagabo bari batumye hano barya baje ejo bundi tukabamagana. Buri hari amakuru nabo bajanye, kandi turazi ko babonanye n'abasenateri n'ibindi. basubiye bose Nimba bataranasubirayo ariko bamaze kubona n'abasenateri. baracyari hano baracyategereje kuba baratari marinda ariko bazavuga. Ariko amakuru bahuye nabo basanze bano banyamerika bazi akarengane neza, kuko tukazi, kuko tukavuga, basanze ariko bimeze. Ikindi nuko Amerika yemera ko Kivu igomba kuyoborwa mu bundi buryo. Ubwo buryo nubwo butari defini, ariko niko ibintu bimeze. Kivu izayoborwa mu bundi buryo. Ubwo buryo nibwo tutazi, ariko niko bimeze. Niyo mpamvu tutagomba gutinya. Dufite ingabo, dufite abagabo, dufite n'igihugu, dufite n'abadushigikiye. Kari nk'ako kantu kari kanzamuye gusa kwa rugu. Gusa ni burya bavuga ngo aryo hasubiwemo, nashaka gusubiramo ibyo Kampi ko yavuze. Rwose ntaco tugomba gutinya habe na kimwe. Izabariya kurya Perezida Paul Kagame yavuze ngo ntitugatinye ngo ibiturika ngo za balloon, titwotinya balloon, titwotinya abagabo bavuga nta bikorwa, titwotinya abagabo bisubiraho mu gitondo na nimugoroba, abagabo badahagarara ku ijambo, titwabatinya. Gusa birarusha, barahuruje rwose. Ni wa mubu usakuza, ariko turyamye muri musikere nziza kandi iriho umuti. Kandi umuti turi mu kuwubona. Iyo bawuvuguse bawuvuguta neza, kandi uwo bawuvugutiye urakora. Murakoze rwose.
Murakoze cyane. Twari twafunguye tugira ngo turebe ko twofatisha amakuru. Rero ndatekereza yuko sinzi ko hari abandi baba bafite ayandi makuru arenze aya. Yes. ikindi kintu nakongeraho nk'icy'ubutumwa bw'ihumure, mu bintu bya mbere byabaye dekarare, iriya jenoside yakorewe mu Rwanda yabaye dekarare, no mu gusura bariya abantu bari mu Tobo bavuze icyo bagamije, n'ubundi ko intego yabo ikintu bagamije ari ukuba mu karere katarimo umututsi n'uyu n'umwe, kandi urabizi ko wa mugabo yarabasuye. Ikindi ikintu cyose, operasiyo yose wakora wayikoresha ufite mendevre rero ihari ishoboye igaragaza ko ifite imbaraga ni mendevre yanuza ya M23. Ikindi kiriya Kivu kirimo gaze, kirimo amashanyarazi ashobora gucanira Afurika, igacanira na Europe. Abantu rero bakoreragamo bagomba gukora iyo proje baratsinzwe. Ubu rero Amerika niyo ishaka gukora iyo proje, ntabwo izakora proje nk'iriya rero iremereye ku rwego kuri izacuruza imyaka n'imyaka, kandi hari ikibazo cya insecurity. Ikindi ngiye mbona ku bwanjye cya analize yanjye, uko ibiganiro bizagenda bitinda niko AFC M23 na twirwaneho bazarushaho kugira influence mu baturage no kugira abambari. Kuvuga ngo rero ibiganiro tuvuge wenda tubihaye umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, byazajya kurangira hari ibikorwa nk'ubu ngubu nka za Goma, za Bukavu, umunsi ku munsi biga systeme ya security kugeza igihe bizageraho security we furu, hashire nk'ukwezi nta muntu upfuye Bukavu cyangwa nta muntu upfuye muri Goma. Mu bindi bice nka za Bunagana, za Kicanga, za Rubaya, ubona ko kabisa ikintu cy'ubwicanyi haba mu nzira haba hehe, ubona ko gisa nkaho cyacitse, abaturage basubiye mu mirimo no mu mitwe yabo, ubuzima bwagarutse. Ahantu buri buzima butaragaruka ni Goma, ni Goma na Bukavu, kubera ko bo mu mitwe yabo haracyarimo ko ngo AFC izagenda. Urumva nyine abanyamujyi baba ari abakoneseri, ntabwo ari nk'abanyacyaro ubwira ibintu bakabyumva. Bo mu mitwe yabo baracyumva ko hari kiri intambara nyine za politike, kandi ko AFC izatsindwa na M23 bakaba bagenda. Ariko nk'uko nari bivuze, uko iminsi izagenda, uko ibikorwa bizagenda birushaho kugenda, uko abaturage bazagenda bishimira serivisi bahabwa, niko n'imitima yabo izagenda igaruka bavuga bati n'ubundi bari abantu ikigaragara ntibakigiye. Nk'uko twabonye Ngoma ariyo ntuza barimo muri no minsi, nibyo bintu bari kwirukankamo, kumvisha abaturage ko bagomba, imitima yabo igomba kwika, bagakora ibikorwa byabo uko bikwiriye, ko batazagenda. Ikintu rero nari mbivugiye nuko ntago wafata abaturage nka bariya, ujya ubona hari nk'ahantu AFC M23 bajya basa nk'abavuye, abaturage bagasigara babica. Ntabwo rero wasiga abantu bangana kuriya ngo bapfe. Ikindi ikindi MONUSCO yagaragaje intege nke zo kuba yarinda abaturage, ntabwo yahabwa izo nshingano. Rero SADC yaraje ibikora nabi. EAC simpamya ko ariyo yafata inshingano zo kuvuga ngo AFC M23 nibagende ngo EAC ize kurinda abaturage. Ntabwo yabona ubwo bushobozi, ntiyabona izo mbaraga, ntiyabona niyo mendevre yo kwasira ibyo bintu.
cya nyuma gihari, umubirigi barashaka umuca hariya hantu. Umubirigi uriya mubirigi ni ubu ngubu utagira ngo hari n'undi Kisekedi buriya yishingikirijeho. Ubupweye ya nyuma imbaraga ze za nyuma ziri ku Babirigi, cyane ko ubu ngubu ngo bafite ngo ama operation ngo bazakora n'iki, ariko nabo barabizi ko batabasha kurwanira ya ntambara. Imishinga yo irahari igomba gukorwa muri Sud Kivu na Nord Kivu, kuko ni imishinga yo ku rwego rw'isi, ni imishinga ifitiye isi akamaro, kandi batabikoze mu isi ya competition Umushinwa azabikora, Umurusiya azabikora. Ikindi muri tungsten babonyemo ibintu bikomeye ku buryo bagomba gukora ibishoboka byose umuntu ubu ngubu